harimo bamwe bavuga ngo barashaka guhiruka ubutegetsi mu Rwanda, bari tayari kuba barwana, urabakiriye, nta gishya kirimo. N'ubundi wahamagariye ngo abashaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo uzaze ubafashe, ndetse unabishyira mu bikorwa ko aba FDLR bari mu ngabo za Kongo uhereye ku mutwe urinda Perezida wa Repubulika. Na Perezida wa Repubulika yigeze no kubikomoza ati nibiba ngombwa tuzayirwanira, tuzayisangaho umutekano bawuhungabanyirije ntawe uza. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, n'ubundi tugiye gukomoza ku by'ingenzi byavuzwe muri iki cyumweru. By'umwihariko muri iki cyumweru nibwo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Singapore, aho yitabiriye gahunda zitandukanye, by'umwihariko inama ya Asia Summit ya 2024, akaba ari kimwe mu bikorwa yitabiriye. Mu kiganiro rero yagiranye na bamwe mu bayobozi ba sosiyete itegura iyi nama ya Asia Summit 2024, bakaba baragarutse ku ngingo zitandukanye. Umukuru w'igihugu atanga ishusho rusange y'u Rwanda iki gihe, n'aho rwavuye, n'uburyo abona ibintu mu buryo butandukanye. Munyemerere twumve ibyo umukuru w'igihugu yavuze muri iki kiganiro. I've had a tragic history. Rwanda has had that. Mbere na mbere twagize amateka ateye ubwoba, ariko ibyo twabisize inyuma yacu, kuko kugira ngo tujye imbere twagomba kugira amahitamo ya politiki, ariko byose byatangiranye n'ubukangurambaga bw'imbere mu gihugu, kugira ngo bumve neza impamvu ayo mahitamo ariyo tugomba gushyira imbere. Rero buri kimwe mu bintu twagomba gukora, uburyo ki ibintu byose bitakemurwa na politiki gusa, ahubwo iyo politiki ikemera ibindi bikorwa kuba byakorwa. Nuko twahisemo gukora uburyo bwo gukurura ishoramari n'ibindi bishamikiye kuri byo. And attracting investment and things are all around that. Rwanda has gone through many difficulties, and at a personal level, by the way, my family we became refugees when I was. Rwanda rwanyuze muri byinshi bigoye, ariko nk'umuntu, umuryango wanjye twabaye impunzi ubwo nari mfite imyaka 4. Tuba mu nkambi y'impunzi imyaka irenga 20. Nyuma habaye amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kubera ivangura ryariho. Ariko amasomo nahuriye muri ibyo ari nayo yanyaguye cyangwa akamenyesha hamwe n'abandi benshi. Ntabwo ari njye gusa, hari abandi benshi. Mu bihe nka biriya, aho buri muntu aba agomba gufata icyemezo, urabireka bikurangize, cyangwa urahitamo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanye ibi bintu kugira ngo mbeho cyangwa ntere imbere. That I have in me to survive and maybe to make progress. In all this, we found energy infrastructure is very important. Muri ibyo byose twabonye ko ibikorwa remezo bishingiye ku ngufu ari ingenzi cyane, kuko bituma ibindi byose bishoboka. Ishoramari rikeneye ingufu, iryo koranabuhanga rikeneye ingufu, ndetse n'ibindi. Amafaranga yaturutse muri guverinoma ndetse no mu bafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa mu iterambere badusabye kugaragaza ibyo dushize imbere. Ibyo byateye abashoramari benshi kureba ibyo twavugaga. Twaremye imyanya itanga icyizere, kuko niba abantu bashora imari mu Rwanda, inyungu biteze bayibone, kandi nyamara nta n'ubwo irenga iyo bari biteze. Twabonye yuko ishoramari ryagiriye abantu benshi akamaro, by'umwihariko biturutse ku byavuye mu ishoramari. What people were expecting. So that attracts more partnership and more flow of investments. But I'm looking at the progress being made, I think. Nk'iyo ndebye iterambere ryagezweho, ibi binyereka ko hazaza ari heza, kandi ni nabyo twifuriza abaturage b'igihugu cyacu.
niyo turebye iterambere ryagiye rigezwaho umunsi ku wundi bigaragara ko rwose nta kabuza ibi byose tubifuriza bishoboka, cyane ko ubundi amateka yacu atwigisha ibintu bibiri. Kimwe ni ukugaragaza uburyo ikiremwamuntu gishobora gukora ikibi kandi cyakangiza byinshi, ariko icya kabiri ni uburyo ikiremwamuntu cyashobora gusana ibyo byangijwe kandi kikagena ahazaza ikwiye. Perezida Paul Kagame mu kiganiro na Richard Ditizio, uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo Milken Institute cyateguye iki kiganiro ndetse ari nacyo kitegura iyi nama ya Asia Summit. Inama y'uyu mwaka rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari hariya muri Singapore mu ruzinduko arimo kugirira hariya muri kiriya igihugu bizwi ko gifitanye umubano wihariye n'u Rwanda. Murabyibuka ko wahoze ari minisitiri w'intebe wa Singapore mu gihe cy'inama ya CHOGM, nawe yagiriye uruzinduko hano mu Rwanda, ndetse hakaba muri uru ruzinduko harasinywe amasezerano y'ubufatanye n'ubuhahirane ndetse n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri iki cyumweru rero mwarabikurikiye ko abanyacyubahiro batandukanye hariya mu gihugu cya Singapore harimo minisitiri w'intebe ndetse na perezida wa Singapore bose bakaba barahuye kandi bakagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Ni muri iki gihe cy'uruzinduko arimo hariya rero muri Singapore. Byombi bikaba bifitanye ubutwererane mu nzego zitandukanye. Umukuru w'igihugu akaba yaranabigarutse muri uruzinduko avuga ati yewe n'igishushanyo mbonera cy'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali gitunganywa ku bufatanye na abanya-Singapore. Ni byinshi rero, ni imwe mu nkuru nini zavuzwe muri iki cyumweru tutari kubura gukomozaho. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni amatora y'abasenateri. Bigaragara ko Sena y'u Rwanda irimo kubona abicara mu myanya hariya muri Sena. Abasenateri bahagarariye inzego zitandukanye z'imitegekere y'igihugu nk'uko amategeko abiteganya bakaba barabonetse. Ni abasenateri babiri mu ntara y'Amajyaruguru bamaze gutorwa, abasenateri batatu mu ntara zisigaye ndetse n'umwe ku ruhande rw'umujyi wa Kigali. Yewe abahagarariye amashuri makuru na kaminuza nabo bamaze gutora, babiri babahagarariye, ni ukuvuga umwe muri leta n'undi muri aya mashuri makuru na kaminuza byigenga. Ndetse muri iki cyumweru hari hanatahiwe abo mu mitwe ya politike. Hari ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike ubundi rishyiraho abasenateri 4. Muri iki cyumweru rero babiri ba mbere barabonetse. Mu gihe kiri imbere nk'uko muzi imiterere ya Sena n'uburyo abasenateri batorwamo bikaba biteganyijwe ko abandi basenateri bazaboneka, yewe n'abashyirwaho n'umukuru w'igihugu nabo bakaba bategerejwe mu bihe biri imbere kugira ngo Sena yuzure. Nyuma y'uko abagombaga gushyirwaho binyuze muri ayo matora bamaze gushyirwaho, indorerezi zihagarariye ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda zashyikirije ubuyobozi bw'iri huriro uko bwabonye amatora, maze umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda Honorable Mukama Abbas avuga uko nk'ihuriro babonye amatora y'abasenateri. Hose mwabonye ko amatsinda yaje hano bagaragaje ko bagiye bihuza byose, ubwitabire gutanga amasaha atangiriye, amajwi yabaruwe, wasanga bose nta kibazo. Iwe n'abagana imitwe ya politiki iri muri opposition ubwo nashaka kuvuga Green Party imbere y'uko mwabonye hose bari hano kandi bose basanga ibintu bimeze neza rwose nta kibazo kirimo. Ariyo mpamvu dukomeza gushima leta yacu. Ibi ni bigaragaza ko u Rwanda ntaho tumaze gutera ntituzasubira inyuma, kandi ari twatanye kwigana n'ibihugu bya Afurika ubuto twarabirenze bitewe n'ukuntu ibintu u Rwanda bitegurwa n'ukuntu ibisozo bigaragazwa neza ku nyungu rusange z'abanyarwanda. Se nicyo twatangarije abanyarwanda nk'uko byangiza amatora ya Perezida wa Repubulika even n'amatora y'abadepite. Ibi rero byari umusozo ariko bijya biganisha ku byo n'andi matora yagaragaje n'ibindi kimwe.
ati nk'uko n'andi matora yagenze yabaye umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, ati n'aya y'abasenateri nayo yagenze neza nk'uko indorerezi zihagarara imitwe ya politiki itandukanye zabigaragaje muri raporo yazo aho zakurikiye amatora y'abasenateri hirya no hino mu gihugu. Ubwo icyo twamenye nk'itangazamakuru, uretse abasenateri batandukanye n'ubundi muri manda ishize bari muri Sena, ariko uwari perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Donatilla Mukabalisa akaba ari umwe mu basenateri babiri bashyizweho n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda muri iki cyumweru. Ubwo yari asanzwe ari perezida w'umutwe w'abadepite, kuri iyi nshuro azaba ari mu nteko ishinga amategeko, ariko noneho ari mu basenateri. Ni ibyo ngibyo twavuga kuri aya matora y'abasenateri ndetse n'izindi nkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru. Mu nyemerere tujye ku yindi nkuru tugiye gutindaho muri iki kiganiro. Twabonye muri iki cyumweru byinshi byagarutsweho ku biganiro bihuza u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhuza Angola. Ibiganiro bya Rwanda twavuga ko muri iki cyumweru byongeye kugaruka mu itangazamakuru nyuma yaho mu mpera z'icyumweru gishize habaye ibiganiro byo ku rwego rwa ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ndetse abantu nk'uko bari babimenyereye by'umwihariko itangazamakuru tugategereza imyanzuro tukayiheba, ariko niba ihari nabyo turaza kugerageza gutera icyumvirizo twumve niba hari imyanzuro yavuye i Rwanda. Ni inama hafi ya 4 ihuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri ibi bihugu muri ibi biganiro bya Rwanda. Ariko si ibi biganiro bigeze hehe, bihagaze he, biratanga icyizere kingana gite ko bishobora kugera ku ntego zatumye bijyaho, ariko gushakira ibisubizo ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi mu nkuru mu makuru, kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo dusobanukirwe byinshi kuri iki kibazo, twatumiye Bwana Alain Mukurarinda, akaba ari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Bwana Alain, muraho neza? Muraho neza. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi munyemerere twakire umunyamategeko Maître Gasominari Jean Baptiste, akaba ari umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera muri aka karere. Maître Gasominari, twongeye kukwakira muri iki kiganiro, karibu cyane. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi twakiriye undi musesenguzi udufasha mu bibera mu isi, abikurikiranira hafi, akaba ari Dr Sebastien Gasana. Dr Sebastien, ikaze mu kiganiro inkuru mu makuru. Murakoze cyane. Reka mbere kuri Bwana Alain Mukurarinda, mu mpera z'icyumweru gishize by'umwihariko mu kiganiro cy'ubushize nk'iki ngiki twicaye ahangaha, twategereje imyanzuro y'ibiganiro bya Rwanda, turaheba, tugerageza no gukubita icyumvirizo. Icyakora ku rukuta rwa Twitter X rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tubona ubutumwa bushimira umuhuza ku rwego rwa ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Ambassador Antonio Tete, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, amushimira ngo ko yihanganye kugira ngo banashyire umukono ku byavugiwe mu nama ya Rwanda ngo byabaye mu gicuku ahagana mu masaa 7 n'igice z'igicuku. Yego. Habaye iki i Rwanda mu biganiro biheruka mu mpera z'icyumweru gishize? Habaye inama. Inama se yari iteye ite ko habaye inama ya 4? Inama ya 4. Wenda reka duhere kuri icyo ngicyo uvuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ashimira umuhuza. Nibyo koko no gushimira umuhuza kuko ni inama ya 4. Uravuga uti nta no twategereje itangazo, ntaryo twabonye, ariko uburyo bundi ibyo ngibyo ni akazi k'umuhuza. Umuhuza niwe ushobora kuvuga ati niyemeje gushyira itangazo hanze z'ibyo twagezeho cyangwa se sindi ishyize hanze, ariko ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko n'amakuru yamenyekana y'ibyabaye. Wenda umuntu ahereye imbere, iriya nama ni inama ya 4, ariko ni inama yibaye ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, ni ukuvuga ngo hari izindi ziba zayiteguye.
cyane cyane ko iriya nama yanabaye hari ibyo Kongo ubwayo yavuze yatangaje. Muribuka yuko ministre wa communication ari n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yagiye mu itangazamakuru mpuzamahanga ku mugaragaro atangariza isi yose ko mu nama izaba ku itariki ngira ngo 14 bazatanga ingamba bafashe z'uko bazahagarika FDLR. Ibyo ngibyo harimo ibintu bibiri bizima. Noneho bemeye ku mugaragaro ko FDLR ivugwa u Rwanda rwamye ruvuga ihari, bihinduye ibyo bari baravuze guhera ku mukuru w'igihugu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri wa communication, umukuru w'inteko ishinga amategeko rikandagiraho, bahakana ko itabaho mu madiskuru, mu mateleviziyo, mu mashusho YouTube, ahantu hose bari barahakanye. Urumva bateye intambwe. Ariko ndagira ngo nze kuza umubare ko ntahise nkubaza nkubwira ngo habaye iki, ndagira ngo tugende ku murongo. Nkubwiye ko hari inama ziba zateguye. Hari yo mwumvise yabereye Rubavu. Yego. Irimo impuguke, abantu bafite ubunararibonye, bafite ubushobozi mu rwego rw'iperereza no mu rwego rwa gisirikare. Yego. Harimo abantu batabonetse abari bo bose. Kuko ntago hajyamo niba y'abasirikare ntago hajyamo kapiteni. Hajyamo nibura hajyamo abantu bari ku rwego rwa general. General numva ngo bafite inyenyeri enye. Ari igihe agenda general wongeyeho ko ari chef d'état major. Cyangwa se ari general wongeyeho ko ayobora n'ibiro by'iperereza. Ntago ari umuntu wese ubonetse ujyayo. Mwumvise inama ya Rubavu. Ariko burya hari n'izindi ziba zarabaye. Hafi buri byumweru bibiri bitatu. Harimo ingabo nako intumwa za Kongo, intumwa za Angola n'intumwa z'u Rwanda. Iyo nama irabaye, reka duhere ku ya Rubavu. Irabaye, mwumva abo bantu iyo bakoze inama kuri urwo rwego baha raporo ndi. Baha raporo abo batumye ni abakuru b'ibihugu. Nuvuga ngo niba abanyarwanda bavuyeyo baramenyesha umukuru w'igihugu, abanyekongo nibagera iwabo baramenyesha umukuru wa Kongo. Birumvikana nabo muri Angola bamenyeshe abo muri Angola. Ibyo birabaye. Barabamenyesheje. Haciyemo iminsi. Hagati aho ngaho none nahereye minisitiri wa communication agiye mu itangazamakuru mpuzamahanga ati tuzajya Rwanda gutangaza uko tuzahagarika FDLR. Tuzamurikira abazaba bari mu nama uko bizajya gahunda y'uburyo FDLR igomba kuba neutralize. Noneho ubwo yabivuga Perezida wa Repubulika atabizi ntibibaho. Arabivuze. Noneho umunsi w'inama irabaye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga aramanutse. None ko arazamutse. Sibyo ra? Arazamutse agiye muri Angola. Wacu ni watambitse aragenda agerayo. Yego. Wava Kinshasa ukambuka ukajya Rwanda, hari impinduka zabaye ukirirwa ujyayo. Wava Kinshasa ukajya Rwanda niba hari impinduka zabaye utabibwiye umuhuza. Urimo kutuganisha ku cyabereye Rwanda. Wabajije icyatangajwe. Yego. Ndagira ngo nkwereke nta cyatangajwe uyu munsi, ariko ntago bitubuza gusesengura. Niba byarageze igihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ahaguruka akajya Rwanda, nuko yari agiye gutangaza iki? Ibyo minisitiri wa communication yatubwiye. Bari bagiye kudutangariza uburyo bazahagarika FDLR. Kuko iyo biba byahindutse sinzi ko n'umuhuza ari kwemera ko iyo nama iba, kuko nicyo cyari kibazanye. Iyo biba byahindutse rero kuvuga ati reka tube dusubitse ino nama, niba hari utuntu batumvikanyeho abatekinisiye bongera bagenda babyumvikanye. Ariko niba barahagurutse bagahurira mu nama nuko bari bagiye kubitangaza, bageze mu nama tugerageza kuvuga cyangwa kureba uko inama zikorwa. Abantu bambere batanze raporo ni bande? Niba abasirikare, niba abashinzwe iperereza. Ubwo mu nama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga babanje kugezwaho ibyavuye muri ya nama y'abashinzwe iperereza. Kuko ni nacyo bari baje kwiga, nicyo nyamukuru. Ni nayo mpamvu umwe mu baminisitiri wabo yahagurutse akajya kubivugira hehe imbere y'amahanga. Nibaza n'impamvu batabibwira abanyekongo mbere kujya kubibwira abandi. Ibyo ni ikindi kibazo. Buri wese agira uburyo bwe atumanaho.
noneho ubwo bageze mu nama bagomba gutanga abaraporo bayitanze burya mu gifaransa baravuga il faut lire entre les lignes niba minisitiri wacu atubwira ati twasinye saa saba byari bikaze ugomba kumva ko byagoranye mu byagoranye rero hagomba kuba harabayemo izindi mpinduka kuko iya migambi iyo kuvuga ngo barahagarika FDLR ntayo twumvise kandi turamenyereye ko communication abagenzi bacu hakurya y'umupaka igenda iyo biza kuba ari u Rwanda rwagiye ruseta ibirenge rukisubiraho cyangwa rugasubira inyuma bari kuvugira ku muryango bagisohoka bari kuvugira bati u Rwanda rwagaciye barongeye barananiranye n'ibyo nabo bararushe bararumye bivuze ngo rero usesenguye ukareba uti byagenze gute niba nkuko nabivuze ni umuhuza ugomba kubivuga niba ariko ntacyo yavuze naba abandi batubwiraga bati tuzabaha ingamba zo guhagarika FDL bakaba ntazo baduhaye nuko ntazo batanze cyangwa se hari icyahindutse hagati aho ngaho iyi ni inama ya kane nk'uko twabigarutseho inama ya kane ihuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ubona ko hari harejemo ikintu nakwita ngo umuvuduko udasanzwe ariko nyuma y'iyo nama ya kane muri iki cyumweru nibwo twabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola igihugu gihuza ajyana ubutumwa bwihariye i Kinshasa abushyiriye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi amushyiriye ubutumwa bwa mugenzi we wa Angola ndetse n'ibyo yatangaje n'ibyo perezidanse ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje nuko ubutumwa ambassadeur Antonio Tete yarazanye n'ubutumwa bujyanye n'ibi biganiro bya Rwanda ni nyuma y'iminsi mike ya nyine inama ku rwego rwa minisitiri ibaye ntarakuvaho twabonye mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko ibitangazamakuru byo hanze bavuga ko usibye ubu butumwa twabonye bwa ambassadeur Antonio Tete ko habayeho n'ibiganiro kuri telefone hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame na mugenzi we Joao Lourenço wangora nk'umuhuza nibyo koko ibyo biganiro byarabaye ibiganiro byarabaye ariko ntuze kumbaza ibyo baganiriye igihe batabitangaje ntabwo turenza aho ngaho kandi biranumvikana ko ibiganiro byaba yaba ari intumwa bohereje cyangwa se abakuru b'ibihugu bombi bavugagera kuri telefone kuko ntekereza yuko nk'uko nari maze kubigaragaza duhereye kuri ayo makuru y'Urubavu kugera kuri inama yari ya kane niba hari ibyabaye bitagenze neza cyangwa se uko byagenze niba nta tangazo ryabaye nta kindi cyagakwiye kuba ko umuhuza amenyesha abakuru b'ibihugu bombi uko byagenze ntabwo sibivuze ko abatizeye ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga baba baje mu nama ariko n'ubundi n'abakuru b'ibihugu bagira ibyo bivuganira hari n'ibyo ashobora kubabaza atabwira minisitiri w'ububanyi n'amahanga bitewe n'uko inama yagenze ibyo ngibyo nibyo baganira nta gitangaza cyabamo yuko atumi ajya harigira intumwa yohereza cyangwa se akavugana n'umukuru w'igihugu kuri telefone. Maître Gasominari ibi warabikurikiye ubikurikirana umunsi ku wundi tukomoje ku butumwa bwa ambassadeur Nduhungirehe ati nukuri umuhuza ku rwego rwa minisitiri ambassadeur Tete yarakoze kwihangana kuko byaragoranye tujya gusinya ku byavugiwe mu nama ubwabyo nka minatsi z'inama bitinda bifata mu gicuku hafi saa 8 z'ijoro ariko igikurikiyeho nyuma y'ibyo biganiro ni iki ushobora kureba ugasesengura ukavuga uti nyamara iyi nama ya kane ibintu byaragoranye bishobora no kuba bitaragenze uko abantu batekerezaga ko ibintu bigeze aheza ukurikije ibiganiro byari bimaze iminsi biba kuri urwego rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ibyo Alain Mukurarinda yavugaga byaba bibanjirije bya Rubavu byabo mu butasi. Nibyo kuko kugorana byaragoranye ibyo bicyo buri muntu wese yarakibonye ndetse na ambassadeur Olivier Nduhungirehe yarabyanditse mu butumwa yacishiye ku rukuta rwe rwa X. Icyo abantu bari biteze mu by'ukuri nyuma y'uko impuguke mu butasi no mu bya gisirikare bari barangije inama kandi bumvikanye kuko nk'uko
umuvugizi wungirije wa leta bivuze, mu by'ukuri umuntu umenyereye communication za Patrick Muyaya wamukurikiye avugana na France 24 ku bijyanye n'ibyizwe mu nama yabereye i Rubavu yahuje impuguke mu butasi ndetse no mu bya gisirikare, bumvaga yuko bumvikanye byarangiye ko igisigaye ari ukujya Rwanda kwemeza ibyumvikanyweho i Rubavu. We niko yavugaga. Kubamenyereye communication ze rero washoboraga no kuba optimiste kuvuga ati ikibazo rwose birigaragara ko kiri mu nzira nziza. Ariko bageze i Rwanda inama yabaye nk'uko yabaye, ndetse bigaragarira no mu butumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda aho yashimiye umuhuza kwihangana. Ni ukuvuga ngo inama yaragoranye kuva ku munota wa mbere kugera igihe yarangiriye basinya minutes, kuko ubundi iyi nama irangiye ntabwo ari minutes bagombye kuba barasinye, bari gusinya amasezerano ku rwego rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ariko bihageze birumvikana yuko hari uruhande rwabyanze, kandi nk'abasesenguzi hari icyo dukeka. Ubundi yaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bumvikanye, ikiba gisigaye aba ari abakuru b'ibihugu. Ntacyo dupfa na Perezida Tshisekedi mu bijyanye n'iki kibazo, ariko iyo ukurikiye ibyo avuga, ibyo atangaza mu bihe bitandukanye, mu by'ukuri umuntu abaye objectif, ikibazo gikomeye gifitwe na Perezida Tshisekedi. Gute? Ni we wakabaye wita ko ari we nyir'umupfu, ni we wakabaye aherera hanuka. Ariko iyo bigeze mu gukemura ikibazo cyitwa ko ari ikibazo kimuremereye, rega uburasirazuba bwa Kongo ni igice cy'igihugu ayobora, ni igice cy'igihugu gituwe n'abaturage miliyoni zirenga 20. Ni igice cy'igihugu gifitiye akamaro kiriya gihugu, yakabaye yifuza yuko gitekana. Abantu bahagwa n'abakomereka n'ibyangizwa n'intambara byose biri mu nyungu ze, yakagombye kuba ashaka yuko bihagarara. Ariko we akora ibitandukanye n'ibyo yakagombye gukora. Kwe ashobora kuba afite impamvu ze bwite, ariko nge nibaza yuko ari nacyo cyahagaritse inama. Nuko iyo nkuko impuguke mu butasi no mu bikorwa bya gisirikare no mu bumenyi bwa gisirikare zahuye zikemeranya ku byagombaga gukora, ko byari ibintu bibiri mu by'ukuri, nubwo bidatangazwa ariko barabivuga kuko media zo ziravuga, ntabwo zivuga yuko byari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere yari démantèlement FDLR, kurandura uriya mutwe wa FDLR. Ikindi ko ari ugukuraho uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Nuvuga ngo nibyo bintu bibiri bikomeye byaganirwagaho, ibindi byose byabaga bibishamikiyeho. Kuko uburyo bw'ubwirinzi bashaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari za système de défense u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo kwitegura ibitero. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi ko yari yiteguye kurasa u Rwanda, atohereje abasirikare ku butaka, ahubwo ngo akoresheje ubushobozi afite bwa gisirikare ko ashobora kurasa Kigali ari mu mujyi wa Goma atigeze yambuka no mu Rwanda. So byasabaga rero yuko iyo umuntu akubwiye ngo nzagutera, nibaza yuko nawe ushyiraho uburyo bwo kwitabara no kurinda igihugu cyawe n'abaturage. Ibyo ariko ni ibivugwa na media, ntabwo nakubwira yuko ari ibintu ngewe mfitiye ibimenyetso gihamya. Ni ibintu dusoma mu itangazamakuru, ariko ni ibintu biganirwaho kandi bivugwa, harimo ngira ngo na za systeme zose za communication n'iza navigation zishobora kuba ngubu ngo zigoranye mu burasirazuba bwa Kongo ahegereye umupaka w'u Rwanda. Nibaza yuko ni n'ibintu legitime kuri buri gihugu kuba gishobora gushyiraho uburyo bwo kwirinda no kurinda abaturage bacyo. Rero yenda nsubiza ikibazo warumbajije, ni ukuvuga ngo iyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bashobora kumvikana kuri biriya biganiro byabereye i Rwanda, icyari gisigaye hari abakuru b'ibihugu. Ariko uko tubibona, ntabwo Perezida Tshisekedi yiteguye mu by'ukuri gukemura iki kibazo. Ni nayo mpamvu igihe cyose iyo kigiye gukemuka hagomba kuza amananiza. Yenda nabyo turaza kubigeraho, kuko hari ibikorwa atakagombye kuba akora mu gihe arimo akora ibiganiro n'igihugu gituranye nawe ku bijyanye n'umutekano wacyo,
ngo yongere ibikorwa nanone bishobora gutuma umuntu akeka ko ari mu yindi migambi yo gukomeza guhungabanya umutekano wa cya gihugu. ngira ngo ndumva ari cyo reka twe kubica ku ruhande. muri iki cyumweru nibwo abantu babonye cyane cyane ibaruwa cyangwa se communication ya Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba leta ya Niger ko yayoherereza bamwe mu bakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse bikabahama. yewe mu cyumweru hagati haza kugaragara abanyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko iyo baruwa ari ikinyoma, ari impimbano, ariko bijyanye n'ubutumwa ndetse n'ibyagaragaye byivugiwe na mekanizme yasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, bikaba byaraje kugaragara ko mbere na mbere iyo baruwa yari iy'ukuri. ariko se ubwabyo turebye ibibera mu karere n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'ibisigisigi byayo, tukareba n'intandaro n'ibikikije mu by'ukuri ikibazo cy'umutekano muke n'intambara ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, Dr Sebastien Gasana, uru rwandiko, iyi manda spéciale Perezida Tshisekedi yari yahaye uriya Ali Iliasu Diko yo gusaba aba bantu batanu tubona ahangaha, harimo Innocent Gahutu, Nzuwonemeye François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Ntagerura André ndetse na Zigira Nyirazo Prote, ngo babashakire uko baza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. urebye ubwabyo intambara uko iteye mu burasirazuba bwa Kongo ni mateka yavuba ahangaha ya jenoside yakorewe abatutsi, ibi ngibi bishobora koko kuzana igitotsi mu biganiro nk'ibi ngibi bigamije gukemura iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Murakoze, birashoboka cyane kuko nkuko mwari mumaze kubivuga n'abavuze mbere yanjye babivuze, ibiganiro biri kuba, ariko hari ikibazo cy'umutekano muke nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo umuntu atajya mu mateka, ariko ni ikibazo urebye gifite aho gihuriye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu magambo makeya, ukurikije ibyo abayobozi ba Kongo cyane cyane Perezida Tshisekedi yagiye avuga, biragaragara ko ibyo avuga bidafite umurongo uhamye ndetse utajyanye n'ibi biganiro biri kuba wo gushaka amahoro. Gute? Kubera ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni intambara y'abanyekongo. Ni intambara y'abanyekongo, bavuga, harimo abavuga ikinyarwanda, uretse ko atari bo bonyine gusa, ariko bahanganye na leta yabo kubera impamvu zinyuranye, kubera gutotezwa no kwicwa ndetse no kuvanwa mu byabo bakaba impunzi, imyaka ikaba irenze ngira ngo 20 n'ingahe. Ariko ukumva ikibazo cyabo batakitaho, ndetse bamwe bakavuga ko n'abo bantu atari abanyekongo. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko bo babita ngo ni abanyarwanda. Aho rero hari ukureba ikibazo kukivuga uko kitari, noneho bakavuga bati abo bantu kubera ko atari abanyekongo nta nubwo tugomba gushyikirana nabo. Ndetse n'uriya mutwe wa M23 bitangira yavuze ko ari abantu bagizwe n'abantu biterabwoba, bitanga abateroriste. Ibyo ni ikibazo kuri ngewe gikomeye, kumva ufata abanyagihugu bawe ukabita umutwe w'iterabwoba kandi barwanira uburenganzira bwabo. Noneho bakavuga ngo si abanyekongo n'abanyarwanda. Aho ni ugushaka kujijisha abantu. Abantu bashobora kuba bavuga ikinyarwanda ntabwo bose ari abanyarwanda. Ibyo rero ntabwo dushaka kujya mu mateka y'aka karere, amateka yo uko imipaka yagiyeho muri bihugu bya Afurika, ariko ku buryo bw'umwihariko muri iki gice dutuyemo. Ibyo byaba ari ikindi kiganiro kirekire, ariko rero ibi biragaragaza ko ibyo Perezida Tshisekedi avuga n'abambari be ari ibintu bidashobora gukemukira mu mishyikirano mu gihe cyose imvugo bagiye bavuga batarazisubiraho. Kuko niba Perezida Tshisekedi yaravuze ngo agiye gufasha abarwanya
kurwanya leta y'u Rwanda akureho ubuyobozi. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, akabivuga nk'umukuru w'igihugu. Noneho tukaba tuzi ko hari FDLR nyine si ugukorana nayo, ahubwo babaye nk'abana mu rugo, ku buryo nk'uko babivuga harimo mu wamurinda, harimo n'abantu bo muri FDLR. nkaba rero nibwira ko nk'uko twatangiye tubivuga babandi bashinzwe inzego z'ubutasi mu byo babanje gutegura bagiye mu bintu twavuga ko ari ibintu biri tekinike uko ikibazo cyarangira, ariko abo ngabo si bo barangiza ibibazo, ni ukuvuga ku rwego rwa politike. Abanyekongo n'ibyo yamishyikirano iriya nama ikomeye bitarashobotse, ni uko nibwira ko ku rwego rwa politike nta murongo bari bafite ujyanye n'ibyo biganiro wavuguruza ibyo bagiye bavuga. Ariko icyo navugaga kuba haragiye hanze y'ibaruwa isaba aba bakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kureba bari bo, ariko no kubihuza n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda n'iyi ntambara irimo kubaka kanya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho niho nari ngiye kugera rero, kuko niba umuntu avuga ngo bavuga ngo agiye gusenya FDLR ntabyemere, avuga ngo azakuraho ubutegetsi mu Rwanda, kandi tuzi FDLR cyari cyo nawe yigize, kuko FDLR mu ntangiriro yagizwe n'abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, barimo abasirikari n'abandi bayobozi. Nubwo bwose bamwe bajya bavuga ngo bantu ngo bamwe ngo bariho ubu ngubu ngo ni abantu batoya, ariko burya jenoside ikorwa kubera haba hari ideoloji. Nabo ngabo niyo baba batariho uretse ko bakiriho. Ubwo nagiye kugera kuri icyo ngicyo cy'abariya bari nkuko ari umaze kubavuga bari muri Niger, bamwe bahamwe n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, abandi bitwa ko babigize abere, ariko kuri njyewe nta bwere bwabo mbona, kuko abo urukiko mpuzamahanga rwagize abere harimo n'abo nzi nanjye aho narindi nanjye nubwo ntagiye gutanga ubuhamya, ariko nshobora gutanga ubuhamya bw'ibyo bakoze, ku buryo ku giti cyanjye nshobora kuvuga ko rwose ko atari abere. Aho rero harimo abasirikare twubashye ibyemezo nanjye navuze ku giti cyanjye, harimo abasirikari, harimo n'abanyapolitiki. Niba rero umuntu avuze ngo agiye gukuraho ubutegetsi mu Rwanda, birumvikana ko azabukuraho arwana. Abo basirikari barimo, hanyuma hakabamo n'abanyapolitike. Wenda umuntu yavuga cyane, nibwira ko wavuzwe cyane kurenza abandi nuriya kapitene Innocent Sagahutu. Kubera iki? Kubera ko uriya nuko wenda nkurikije naho akomoka, nshobora kuba mfite uko wenda nzi kumurusha, umuziho ku buryo nkurikije aho akomoka nuko yagiye avugwa. Uriya kapiteni Innocent Sagahutu muri 1994 yari umusirikari kapiteni uri muri za ngabo ziba zishinzwe gutara amakuru mbere y'uko urugamba ruba, akorana n'uriya majoro Nzonemeye François Xavier, muri byo bita ngo ni bataillon de reconnaissance. Ari mu bantu kuko iyi jenoside yabaye ndi mu Rwanda hari byinshi nzi, ari mu bantu bagize wari minisitiri w'intebe nyakwigendera Agata Uwiringiyimana. Noneho ari no muri ba bandi nyine iyo bataillon de reconnaissance bishe n'abasirikari b'Ababiligi. Ubwo ye n'amateka abantu bazi. Uwo rero urebye cyane na mutoya, myaka ngira ngo 62 yavutse mu 1962, avukira muri prefecture ya Cyangugu, hari commune yitwaga Gisuma, ahantu havukaga hamwe n'uwitwaga Bagambiki Emmanuel wari prefecture ya Cyangugu. Ibyo ndabivuga kubera ko nta hantu uzi. Ubwo rero uwo nguwo mu byo yagiye atangaza, yagiye amaze no kurangiza igihano, uretse ko banakigabanyije, yashatse n'ubundi kuza kugira ngo ajye gufatanya na FDLR, ahinduye amazina, aciye Mali, Tanzania, kugira ngo yinjire i Burundi. Ntibyashobotse, ariko umugambi n'ubundi aracyawurimo. So ku buryo rero ukurikije n'ibiganiro yagiye atanga ku ma televiziyo amwe n'amwe, mbuga nkoranyambaga cyane cyane zikoreshwa n'abana bakomoka ku bantu bakoze jenoside hano mu Rwanda, bashaka kugenda bagira iyo n'indi turufu nabo bakoresha kugira abantu bere. Hari uwigeze kuvuga ngo
amuhindura hari nk'intwari. Uwo rero niwe uvuga ngo arashaka kujya gufatanya na FDL. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iriya baruwa kuba bashaka kubazana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukugira ngo bakoreshe muri urwo rugamba rwo kugira ngo batere u Rwanda. Wowe urabihuza n'iyo disikuru ya Perezida Tshisekedi, ariko Bwana Alain ngendagira ngo nkubaze nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, aba bantu barangije ibihano bafite n'ubwo burenganzira bwo kwidegembya, yewe niba ntibeshye no mu Rwanda bemerewe kuhaza, ubwabyo kuba bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko leta ya Kongo yabyifuje ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, mwebwe hari ikibazo mubibonamo? Kuri guverinoma y'u Rwanda nk'uko bivuze, tugomba kubahiriza ibyemezo by'inkiko. Umuntu yagizwe umwere cyangwa se umuntu yarangije igihano ari muri Nigeria, bifite uburyo byakozwe kugira ngo babe bari muri Nigeria, ariko ku rundi ruhande amarembo y'u Rwanda aruguruye. Nk'uko mbivuze, twubaha ibyemezo by'inkiko. Nta muntu uzaza mu Rwanda ngo yongere aburanishwe, ariko ntabwo u Rwanda rujya kubashyiraho igitutu ngo nibaze mu Rwanda. Kuki utangaye? Amarembo arafunguye, imanza zarabaye zarangiye, zabaye itegeko. Nticanye n'umunyamategeko hano, ndamutse nibeshye ntizongera nanjye ndiwe mvuze ntituzongera kubaburanisha, yavuze induru. Ibyo ngibyo rero ntabwo turwa tubitindaho. Noneho rero abantu ntibashaka kuza mu Rwanda, ni uburenganzira bwabo. Ntabwo batangaje cyangwa se ngo bavuge ngo turanga kujya mu Rwanda kubera impamvu runaka. Ku rundi ruhande hari igihugu cyabanje no gufata inyandiko y'abateraho ngo ni feke, ariko niba muri dosiye harimo n'umuryango w'abibumbye ukagera ntugire icyo bivugaho, ubwo urumva ko biba bisobanutse. Bivuze ngo rero nabibona ahubwo nk'uko mugenzi wanjye abihuje, uravuga yuko ushaka gukemura ikibazo, muri mu mishyikirano, muri mu biganiro. Twaje no gusanga byari ibiganiro bya kane, mwagiye munavuga yuko ku birebana n'ikibazo u Rwanda rwavuze cya FDLR ari cyo mujye gukurikirana kwerekana ko mugiye kubuhagarika. Mukanya uti abantu sinzi niba ari bose, ntabwo ari bose, ariko harimo bamwe wumva bafite amashagaga yo kurwana, badatinya kubivuga ku mbuga nkoranyambaga aho bafashe ijambo hose. By'umwihariko uyu Kapiteni Sagahutu imbuga nkoranyambaga rwose arahari kuri za YouTube wamubona. Noneho hari igihe abantu bareke gufata ibintu nk'ibintu byoroshye cyangwa nk'urwenya. Babikomojeho, nakunze uburyo babikomojeho, bati ngiye nzakora ubutegetsi bwo mu Rwanda, ngiyewe nzarasa mu Rwanda, ngiyewe nzasaba inteko zombi ziterane muri kongere zemeze intambara ku Rwanda. U Rwanda rwakwigira ku ruhande rugafata ingamba, rutazivuga si ngombwa kuzivuga, bakatuvugira izindi, nta kibazo bajya bazivuga, ariko bamenye ko zihari, kuko na metere yukomojeho ati kwari guhagarika FDL n'uburyo bwo kwihagarika hehe ryari gute bakabisobanura. U Rwanda narwo rukaba rwakuraho ingamba rwafashe. Ntuzimbaza ntazo nkubwira, ntabwo ari ngombwa kuzivuga. Bivuze ngo rero niba uhindukiye ukajya gufatanya n'abantu nabo ubwo bavuga bati twahirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ninde se ufite indimi ebyiri? Kandi abantu bareke gukomeza kuvuga ngo niba harabaye kwivuguruza, hakaba kugira indimi ebyiri, hakaba guhindura ibyo abantu yabivuze ati muya yabivuga, twumvaga ko bagiye ari umuhango bagiye gushyiraho signature. Ninde se watinyuka kubabuza ubundi ngo ibyo twatuye gukora byose nibihagarare? Ni umukuru w'igihugu. Cyari kuvuze ngo Minisitiri w'Abanyamahanga, Minisitiri wa Communication bahagurutse, umwe agiye mu nama, umwe yagiye mu itangazamakuru mpuzamahanga, umukuru w'igihugu atabizi, ntabyo byaba ari ikibazo. Ariko si ubwa mbere twaba tubibonye bwana. Hari umuyobozi muri Kongo bakuyeho bavuga ko yagiye muri Uganda mu biganiro na M23, bati ibyo bintu ntabwo twari tuzi. Ariko hari abandi bibagiwe,
ntago se perezida wa repubulika y'u Rwanda yigeze kudutangariza yuko abari abantu bo muri M23 bamaze gutsindwa bagahungira i Buganda abandi bakaza mu Rwanda, abo mu Rwanda bakamburwa intwaro bakajyanwa kure y'umupaka. U Rwanda rwabaye umuhuza hagati yabo na guverinoma ya Kongo. Ntibagiye se bakajya muri Kongo ngo bagiye mu biganiro bagategereza bagaheba. Ntabwo se ibyo ntibyabaye. Buretse gato ikindi abantu baragiye wanze kubakira mwaraganire barabaye impuza ugahindukira ngo ni abaterabwoba cyangwa se ni ibikonoshwa. Hari ubundi perezida wa repubulika ya demokarasi ya Kongo we ubwe yivuye ko hari umuminisitiri watumiye abantu muri M23 ngo atabizi ngo atabyemera ko wese atamuhariye. Ibyo ngibyo nibyo nabwiye mperutse kubwira mugenzi wawe umwe w'umunyamakuru, rimwe na rimwe mujye mwitondera ijambo bita gushitura. Bashobora gufunga uwo ngo we Bugande, nyamara we ubwe yivuye ko hari umuminisitiri ngo watumiye abantu ngo atabizi. Byabaye heza. Nicyo kibazo navugaga nti niba perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari ibintu bibera mu gihugu cye ntabimenye, hari ikibazo. Ariko ntago nahamya ko umukuru w'igihugu ukorerwa raporo n'inzego zitandukanye zose zo mu gihugu ibyo bintu aba abizi aba atabizi, nuko rimwe na rimwe bashaka uwo babigirikaho. Ngaruke ku kibazo cyanjye, guverinoma y'u Rwanda hari ikibazo mubona ku kuba bari abantu bava muri Niger bakajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Guverinoma y'u Rwanda ntago ijya ku bintu by'utudetaye nk'utwo. Niba mu Rwanda tubona ko hari ikibazo turagifatira ingamba, si ngombwa kujya gusakuza ngo ngaho bajye hari abantu bahamagaye, ariko ntibibuza kugaragaza nk'uko bamaze kubivuga ko kuba witwara gutyo uri mu mishyikirano ufite indimi ebyiri. Ibyo ngibyo byo bisobanuke, kuko ntago wavuga ngo abantu harimo bamwe bavuga ngo barashaka guhiruka ubutegetsi mu Rwanda, bari tayari kuba barwana, urabakiriye nta gishya kirimo. N'ubundi wahamagariye ngo abashaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo uzaze ubafashe, ndetse unabishyira mu bikorwa ko aba FDLR bari mu ngabo za Kongo uhereye ku mutwe urinda perezida wa repubulika. Ntago rero ibyo ngibyo bigomba guhungabanya abanyarwanda, ntago bihungabanya guverinoma y'u Rwanda, irabibona. Icyo tubivuzeho ni iki? Ni uko bifite aho bihuriye n'ibi biganiro, ntibizanabibuza, kuko n'ubundi si umuntu umwe, abantu batanu bagiye kugira icyo bahindura. N'ubundi hari abandi barenze amabatayo, barenze ubafite ubwinshi, bitabuza u Rwanda gukomeza ibyo biganiro no gukomeza gufata izo ngamba zo kubungabunga umutekano w'u Rwanda. Na perezida wa repubulika yigeze no kubikomoza ati nibiba ngombwa tuzayarwandira, tuzayisangaho umutekano bawuhungabanyirije, ntawe uzategereza ko bidusanga hano. Maitre Gasominari, ukurikije ibyo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda avuga, ni nkaho si ikintu gifite uburemere, ariko nanone nk'uko nabibazaga Dr Sebastien Gasana, ntutekereza ko gishobora kugira uburemere mu biganiro nk'ibi ngibi bya Rwanda bigamije gukemura ibibazo bifitanye amateka na jenoside yakorewe abatutsi, bikaza bikagera kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turimo kuvuga uyu munsi? Nk'uko bivuze ko bidafite uburemere, nanjye ntabwo nshaka kubiha uburemere bidafite, ariko nta nubwo twabyita ko ari un fait isolé idashobora kuba ifite signification, ifite ikisobanura. Ibihugu byombi biri mu biganiro, biraganira ku bibazo bibangamiye umutekano wabyo ndetse n'ibibazo biri hagati yabyo nk'ibihugu. Hanyuma birimo birashaka uburyo byakemura cya kibazo kikabonerwa umuti urambye. Birabikora bifite umuhuza. Kimwe mu bintu biganirwa kandi nyamukuru ni umutwe wa FDLR. Yenda nsubiye inyuma gato, umuryango w'abibumbye biciye mu kanama kayo kwashinzwe amahoro n'umutekano, basabye ibihugu byose byo ku isi ko byakora effort mu kwakira bariya abantu bagizwe abere n'abarangije ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Icyo gihe Kongo nk'umunyamuryango actif w'umuryango w'abibumbye ntabwo yigeze ivuga ngo abo bantu nimubampe mbakire, mfite ahantu nabashyira. Ese kuki ari uyu munsi? Noneho uretse no kuba ari uyu munsi, kuki ibikora yihishe?
bakoze inyandiko yavuye mu biro bya perezida wa repubulika yasinywe n'umuyobozi w'ibyo biro aha umuntu ubutumwa bwihariye bwo gufasha abo bantu kuza muri Kongo. Noneho twe turibaza tuti ese kuki ari ubu ngubu abashaka? Kandi abo bantu nk'uko bagenzi banjye babivuze ntabwo ari abantu basanzwe. Uyu munsi ngira ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni jenoside yakozwe n'ubutegetsi bwariho. Ubwo butegetsi bwari ubutegetsi bw'akazu kari kayobowe na Zigira Nyirazo, musaza wa Kanziga, umugore wa Habyarimana. Uwo niwe nimero ya mbere kuri liste y'abantu bashakwa na leta ya Kinshasa uyu munsi. Undi uyiriho ni Lieutenant Colonel Alphonse Nteziryari, yari prefe ya prefecture ya Butare. Turimo turavuga abayobozi bo ku rwego rwa gisivili n'urwego rwa gisirikare cyangwa bakoze byombi. Ilisiti iriho Mugiraneza Prosper, yari ministre w'umurimo. Abo n'abayobozi. Noneho twajya mu basirikare, uretse Lieutenant Colonel Nteziryari Alphonse, hari Major Nzonemeye François Xavier, wayoboraga bataillon de reconnaissance. Yenda nubwo mugenzi wanjye yavuze ko yari bataillon y'ubutasi, mu by'ukuri ntabwo bwari ubutasi, ahubwo yari mechanized. Ni ziriya bataillon zisa nkaho zigenda ziri imbere ku rugamba, ariko bakoresha ibimodoka bya gisirikare, biriya bimodoka biremereye. Captain Sagahutu Innocent yari komanda wa Scadron A. No kuvuga ngo Scadron muri mechanized aba ari equivalent y'ama kompanyi muri infanterie. Yari yungirije Nzonemeye kuko ari wayoboraga Scadron A. Ni nawe wahawe amabwiriza yo kuyakubloka imihanda yose akoresheje ibifaru yinjiraga kwa Premier Ministre Agata no kwirasura yuko apfuye. Nibyo yarezwe. Ayobowe na Nzonemeye. Nubwo ari abasirikare, ntabwo ari abasirikare basanzwe. Nubwo bari abasirikare bayoboraga umutwe udasanzwe, umutwe d'élite. None abo bantu nibo Perezida Tshisekedi arimo atumira kugira ngo baze muri Kongo, igihe hari ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi baganira ku mutekano w'ibyo bihugu byombi, banaganira no kurandura umutwe wa FDLR. Aho kurandura ahubwo arimo arawuha izindi mbaraga akeka ko zishobora kuba ari yenda kubera ko ari abantu bashya, kubera ko ari abantu bafite ubumenyi bwihariye, hari icyo bashobora guhindura. Rero mu by'ukuri narimvuze nti ntabwo ari ukubiha uburemere, ariko nta nubwo twabifata nka fait isolé idafite signification. Ukurikije aya mazina yaba bifite icyo bivuze rwose, bifite icyo bivuze cyane ko igihe isi yasabaga yuko bari abantu hagira igihugu kibakira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango w'abibumbye ntabwo yigeze igira ubushake bwo kubakira. Ariko se kuki bibubu ntabwo byemewe se ubu ntibikemewe? Icyo tuvuga ngira ngo wasomye memo ya mechanism. Yego. Ivuga yuko abo bantu barangije ibihano, abandi bagizwe abere, ko ari abantu bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka. Ibyo birumvikana. Ngira ngo natwe twese niko tubibona. Ariko icyo twibaza, niba ugiye kwakira umuntu ko ari uburenganzira bwe, kuki ubikora wihishe? Ese nyuma yuko bimenyekanye, kuki ubihakana inyandiko wakoze ukayita fake? Harimo akantu. Nta nubwo ari akantu gato. Nuvuga ngo ni bya bindi abafaransa bavuga ngo l'arbre qui cache la forêt. Ubundi ntabwo igiti gishobora guhisha ishyamba, ariko ibyo mu by'ukuri akantu ikintu kiriho ni ukuvuga ngo icyo kintu iyo animus nocendi iri inyuma y'ibyo bintu, ubwo buryo nakwita busa nkaho ari uburiganya. Ni ukuvuga ngo ukoze ibintu ni uburenganzira bwawe kubikora, abo bikorera ni uburenganzira bwabo. Nta kibazo, abantu bagizwe abere n'inkiko, twese twemera ibyemezo by'inkiko, abandi barangije ibihano bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka. Kuki niba ushaka kubakira kandi wabikoze ukoresheje cano zemewe za leta, ugira igihe nyuma ukabihakana niba ari nta kintu cyihishe inyuma? Kuko mu by'ukuri nibo bonyine bivugiye ngo document yabaye sinye na directeur de cabinet wa Perezida wa Repubulika ngo ni fake. Nyuma yaho twese tubonye iriya nyandiko ya mechanisme, abantu bose bakubiswe n'inkuba, baravuga batese aba ni abantu ubundi umuntu ashobora kugirira icyizere akavugana nabo. Kuko niba ushobora guhakana inyandiko wanditse, wabitekereje,
ubifitiye n'uburenganzira nk'igihugu ushaka kwakira abantu iwawe n'uburenganzira bwawe kubakira, kuki ugomba kubikora wihishe? Kuki igihe bimenyekanye ubihakana? Aho niho hari ikibazo. Nuvuga ngo hari iyindi migambi iri inyuma ya kiriya gikorwa leta ya Kongo idashaka kuvuga. Ukaba utekereza ko ibi inzego z'iperereza zishobora kuba zarabitahuye ndetse bikaba biri mu byadobeje ibiganiro i Rwanda? Oya, ibiganiro by'i Rwanda ntabwo byadobejwe nuko inzego z'iperereza zabonye biriya. Mu mboni zawe siko bibona. Inzego z'iperereza twese tuzi yuko mu gihe zahuye hari ibyo zumvikanye ndetse byari byanarangiye. Icyari gisigaye kwari uko ibyo bintu bihabwa umugisha n'ababishinzwe ku rwego rwa politike bigashyirwa mu bikorwa. Noneho ba bantu babishinzwe ku rwego rwa politike kuko badashaka gukemura ikibazo nibo babihagarikiye aho byari bigeze. Naho abashinzwe ubutasi n'impuguke mu bya gisirikare bakoze akazi kabo kandi bagakora neza kuko nkuko abandi babivuze ibyo bareba bo ni aspect technique. Ese ikibazo cyo kurandura umutwe wa FDLR ni ikibazo gishoboka? Ese cyashoboka gite? Ese dukeneye iki kugira ngo ibyo bintu bikorwe? Ese impande zombi zibyumvikanye ubufasha bukenewe n'ubu? Nubwo nibyo ngibyo barebye. Naho icyemezo cyo kurandura uwo mutwe wa FDLR kifatirwa handi ku rundi rwego. Ngira ngo urwo rwego rumaze kubona yuko ibintu byose byarangiye rwaravuze ruti agahuru kimbwa kahiye ngomba gushaka ikintu gituma bino bintu bihagararira aho bigeze. Ndumva ariho hari ikibazo. Nakubwiye ngo Kongo mu by'ukuri niyo yakabaye ishishikara mu gushaka umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, ariko nibo usanga badindiza initiative zose, inama zose bagirwa, ku buryo niba mumaze kubibona ngira ngo n'isi imaze kubarambirwa. Kera mwabonaga uburyo media yatreatingaga kino kibazo, abantu bose bari bazi yuko ikibazo ari ahandi kubera ko bari barashyizemo amafaranga menshi bakorompa abantu bose, noneho abantu bose bakabona ibintu mu mboni zimwe. Ariko uko iminsi igenda kuriya tuvuga yuko igihe ari umuti w'ibibazo byose, uyu munsi usomye na za media zari zishyigiye leta ya Kinshasa ubu noneho zisigaye zandika nazo ziri septique, nta kintu na kimwe bacyemeza. Kandi ubundi mbere bandikaga bemeza kuko babaga bababwiye ni mwemeza, ariko igihe kiragera abantu bakarambirwa narrative itariyo. Ubu rero ikintu kiriho ibyo ari byo byose, kuba muri Kongo hari ikibazo abantu bose barabizi, kuba muri Kongo hari intambara abantu bose barabizi, ndetse na Patrick Muyaya ubwe n'amafaranga yirirwa ibitangazamakuru ngo byandike ngo umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Kuko uzarebe ibintu byose uzasoma mu binyamakuru haba mu byandikwa mu burengerazuba bw'isi, mu burasirazuba, muri Afurika n'aho hose niko babigenza. Ariko leta ya Kongo n'uyu munsi iravuga ngo ntabwo tuzagirana ibiganiro na AFC M23. None se ni kw'intambara zose zijya zirangirira ku meza y'ibiganiro, niba badashaka kuganira nabo barwana, urumva bafite ubushake bwo kurangiza intambara? N'umuntu wese wazana igitekerezo kirangiza intambara, n'uwabagira inama yo kurangiza intambara, n'uwabaha inkunga yo kugira ngo intambara irangire, ntabwo bazigira bayirangiza kuko intambara iri mu nyungu zabo. Intambara bayigize ubucuruzi, intambara bayigize isoko y'aho bavoma ibyo bakeneye. Ntabwo rero bashaka gukemura kiriya kibazo. Ni nayo mpamvu n'izi nama zose na za effort z'abahuza n'ibindi, kuko buri muntu wese uje ababwira ikintu kimwe, arabwira ati ibibazo mufite ni ibibazo bya politike, ntabwo bishobora gukemurwa n'imbaraga za gisirikare. Imbaraga za gisirikare ziya zifasha mu kwihutisha cyangwa mu kubwira abantu barwana ngo nimutaza ngo twumvikane, n'ubushobozi bwo guhangana namwe gisirikare turabufite. Ariko nta na hantu na hamwe twari twabona ingufu za gisirikare zakemuye ikibazo cya politiki. Ntabwo hari habaho. Sinibaza ko Kongo rero ariyo ishobora kuba difference. Noneho Kongo ikaba inafite n'ikibazo cy'umwihariko. Reba conglomerate y'abantu bose barwanira muri Kongo hariya mu burasirazuba uko bangana, ariko bananiwe kugarura amahoro no muri village imwe. hari ingabo z'u Burundi ubu ngubu zirenga 20,000, hari ingabo za Kongo, imitwe idasanzwe yose y'ingabo za Kongo n'isanzwe, hari ingabo za MONUSCO
nazo zirenga 20,000. Hari abacanshuro benshi bakomoka muri Rumania no mu bihugu bibakikije, hari SADC, hari nuvuga ngo abantu bose bitwaje intwaro bahari hakurya, ariko se kuva bahari ni iki bakemuye mu by'ukuri. Ikibazo rero ndibaza yuko ikibazo reka hinire mu ijambo rimwe, ubushake bwa politike bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo leta ya Tshisekedi ifite. Ibi urabivuga mu gihe mu by'ukuri mu mpera z'iki cyumweru mu Rwanda hijihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro, maze Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene nawe yongera kugaruka kuri FDLR ko ari imwe mu mbogamizi zikomeye zibangamiye amahoro y'u Rwanda, ariko by'umwihariko n'amahoro y'akarere. Akavuga ati isi yose ikwiriye kugira uruhare mu gukemura ikibazo cya FDLR. Umva uko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene abivuga. Nta gihugu na kimwe gishobora kugira amahoro igihe akarere giherereyemo, igihe umugabane wose wa Afurika udafite amahoro. U Rwanda narwo rukora ibishoboka kugira ngo mu karere kacu kabonekemo amahoro arambye, amahoro y'igihe cyose, ariko biranagaragara yuko tugifite abasize bakoze jenoside mu Rwanda batarava kwizima, bahungira mu gihugu cya Kongo, bishyira mu mutwe ukomeje iyo ngengabitekerezo, umutwe wa FDLR. Icyo ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu, ni ikibazo ariko kinagomba guhangayikisha isi, kuko iyo abantu bakoze jenoside ntabwo baba bagikwiye guhabwa urubuga, baba bagikwiye gushyigikirwa, ahubwo bakwiye guhanwa, guhagarikwa kugira ngo iyo ngengabitekerezo irahurire. U Rwanda rero runyujije muri diplomasi no muri buryo bwose dukora ibishoboka kugira ngo twerekane icyo kibazo, kandi dusabe ko ibihugu byose n'imiryango mpuzamahanga binubahiriza ibyemezo byafashwe, kuko umuryango w'abibumbye, umuryango umwe bwa Afurika, umuryango umwe bw'Uburayi, ibihugu by'Uburayi bafashe ibyemezo byamagana FDLR, binasaba ko ihagarikwa, ireka gufashwa. Turasaba rero ko ibyo byemezo bishyirwa mu bikorwa, FDLR ikazimangatana burundu. Birashoboka Sebastien Gasana, birashoboka ko FDLR yarandurwa burundu ukurikije uko ikibazo kingana n'imizi yacyo nuko cyagiye gitinda gukemuka, aho kigeze abantu bagira icyizere ko ikibazo cya FDLR kuri Minisitiri Bizimana atekereza ko nyine ni ikibazo ubundi kibangamiye akarere, yego kibangamiye Afurika n'isi muri rusange, ariko bisa naho hari abantu bafite ijisho bica ku ruhande rumwe kugira ngo kidakemuka, kuko imyaka kimaze abantu baravuga bati cyakabaye cyarakemutse iki ngiki. Murakoze, birashoboka kuko hari ubushake nta kidashoboka, ko kiriya kibazo hari uko cyatangiye, hari uko kigenda gihinduka. Ni ukuvuga ngo abantu babishyizemo ubushake cya FDLR ntabwo bayirangiza wenda mu munsi umwe, ariko byanze bikunze ikibazo cya FDLR cyarangira, ko nta kintu kidashoboka kuri iyi si, cyane cyane iyo gifite intangiriro kigira n'iherezo. Iki bituma bidashoboka nyine ubu ngubu ni uko nta bushake bwa politiki buhari kubera impamvu zinyuranye. Kandi noneho kuri njyewe ku giti cyanjye nta nubwo ubu ngubu bishoboka ukurikije ibyo twari twavuze mbere, ubushake buke buhari n'ibyagiye bivugwa, noneho n'ibyo bikorwa bigenda bigaragara. Kuko mu mwanya mwari mubashije ngo ese kuba abantu bava muri Niger bakaza muri Kongo hari ikibazo igihugu cy'u Rwanda kibifitemo? Bavuze ko nta kibazo igihugu kibifitemo, ariko kuri njyewe mu rwego rwa politiki cyangwa rwa diplomasi ni ikibazo gikomeye. Gute? Kubera ko niba uri gushyikirana n'umuntu, ibyo biganiro biriho, ubundi wirinda ikintu cyose cyatuma hazamwo agatotsi muri iyo mishyikirano, cyatuma icyizere mu mishyikirano kigabanuka. Kuko abantu iyo bagiye gushyikirana bagomba kuba mbere na mbere kumva ko gushyikirana ari ngombwa, hakabamo kwizerana, hakaba kumva ko bashobora kugera ku gisubizo. Noneho buriya bashatse umuhuza rero ntabwo ari wo ubakemurira ibibazo, arabafasha kugira ngo ibibazo bikemuke, ariko ibibazo bikemurwa n'izo mpande zirimo zishyikirana.
ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo abanyarwanda bavuze ngo bagiye gushyikirana n'abanyekongo cyangwa abanyekongo bakavuga ngo bagiye gushyikirana n'abanyarwanda, abanyekongo bagaca inyuma bakajya kuvugana cyangwa gufasha abantu bavuze ngo bagiye gukuraho ubutegetsi mu Rwanda, biba bigaragaza ko bya biganiro ntacyo bishobora kugeraho kuko nta cyizere kiba gihari. Ibyo rero abo babivuga bavuze ko baje gufasha FDLR. Niyo baje gufasha FDLR, bigaragare ko nta bushake abakiriye cyangwa abakorana na FDLR n'abayifasha kugira ngo ishobore gukomeza kubaho, nta bushake bafite bwo kugira ngo icyo kibazo kirangire. Ikibazo bwacyo ku buryo bwa gisirikare cyarangira, ku buryo bwa politiki cyarangira, ariko nta bushake bwa politiki buhari, nk'uko nyine amagambo yose yagiye avugwa n'abayobozi ba Kongo uhera kuri perezida w'igihugu kugeza no ku bandi bose. Nta bushake buragaragara ko bashaka ko FDLR ihava, ndetse sinabo bonyine, hari n'abandi ku rwego mpuzamahanga tuzi ko nabo batifuza kubera impamvu zinyuranye. Urebye nuko FDLR yageze hariya, urebye n'iryo sibaniro nyine riri muri kiriya gihugu ku byerekeranye n'ubutunzi, ese ubundi urebye muri abasirikare ba Loni bahamaze imyaka ngira ngo irenga 20 bakoze iki? Abantu bangana kuriya na budget bakoresha, iyo bashaka kugira ngo amahoro aboneke hariya byari kunanira? Ntabwo byari kunanira. Ngiye kuri ngewe mbona bitari kunanira, ariko si bigeze bakora iki. Ibyo bigaragaza yuko nta bushake ari ku rwego rw'abayobozi ba Kongo, ari no ku rwego rwa bamwe ku muryango mpuzamahanga. Kuko muryango mpuzamahanga uvuze ko nta bushake ufite, kandi nyine warashyizeho n'umuhuza kugira ngo hagati y'ibihugu byombi igisubizo kiboneke, ahari umenya hari abo mutabyumva kimwe, Dr. Gasana. Ariko ibyo tuvuga twebwe tureba ibikorwa, ntabwo tureba amagambo, kuko ntabwo intambara irangizwa na nyine iki kibazo kirenze imyaka irenga 30, wasobanura ute ko cyananiranye? Ubuse twavuga naho ko FDLR cyangwa ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo ari ikibazo isi yose, wenda tuvuge ko abanyekongo batagizemo ubushake. Abanyekongo se nibo bafite ububasha bwo gukemura ibibazo bonyine 100%? Ntabwo bishoboka. Hari none se ingabo za Loni ni ukuvuga ngo ibihagarariye isi yose kugira ngo ihaze, baje gukora iki? Baje kuvuga ngo baje kugarura amahoro muri Kongo, uhereye mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuse imyaka yose bahamaze, ayo mahoro yaragarutse? None se amahoro yari kugaruka ate hari abantu nka FDLR barimo bica? Hari abanyekongo bagiye bicwa kubera ubusahuzi cyangwa kubera ibindi. Hari ibitero bateye mu Rwanda, uretse ko u Rwanda nyine babonye bitashoboka, ariko umugambi wabo baracyawufite. Mu gihe rero ibyo ngibyo bigihari, ntabwo wambwira ngo hari kizahinduka, kuko FDLR si uko yananiye isi kuyikuraho, icyabuze ni ubushake mbere na mbere muri Kongo, ariko no ku rwego mpuzamahanga. Mpereye nk'urwo rugero rugaragara ingabo za Loni, imyaka zihamaze ngira ngo zizahava rwose, icyazizanye sinzi birabaza yabo kuzabimeze, ariko ndahamya ko bazarinda. N'ubu bamwe bavuga ngo batangiye kuhava, bazava bajyanye iki? Bwana ukurikije uko ibintu bihagaze ubu ngubu, muracyafitiye icyizere ibiganiro bya Rwanda ko bishobora gukemura ikibazo? Nta mahitamo, kandi ikibazo kizagera gikemuke. Ahubwo nk'uko Metero yigeze no kubivuga, agaragaza kubiba uyu munsi mu itangazamakuru basigaye bandika n'ibitandukanye n'ibyo bandikaga ubushize. Uyu munsi uko ibiganiro bigenda bigenda bigaragara udafite ubushake n'indi. Nyamara ejo bundi mu minsi ishize niwe wavuzaga kamo ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana. Ntibikomeze kugeza igihe nyirabayazana azagaragarira, kuko nubwo yarangije kugaragara. Ntabwo ushobora kuba ugize guverinoma y'u Rwanda, ushinzwe umutekano w'u Rwanda, uri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ngo hakurya haze ingabo nk'uko bazirondoye, abacanshuro bafatanyije na FDLR, bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, bafatanye n'ingabo za SADC zaje zivuga ko zije kurwanya M23 zikazarwanya n'undi mwanzi.
ngo wicare aho ngaho urebere ntufate ingamba. Ugomba gufata ingamba zo kubungabunga umutekano w'u Rwanda, ubusugire bw'u Rwanda n'abanyarwanda. Izo arizo zose ugomba kuzifata. Ariko nanone ikibazo kiri hakurya y'umupaka yigeze kugikomozaho kireba abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ese uravuga ngo n'abanyarwanda ndibasubira iwabo? Yavuze ati ntitujye mu mateka. Reka tuyakomozaho gato, baragarukana n'ubutaka bwabo ko nabo badashobora guhakana ko hari ubutaka bwagiye. Bivuze ngo rero nta gucika intege. Ntabwo muri vuga mu mutego w'ibyo bita barganisation ngo ari byo bashinja abantu nitwe tuvuga se ngo abanyarwanda bagaruke? Ndavuze nti nibo babyivugira n'abanyarwanda, ariko uretse gato nyine n'abanyarwanda ntibasubira iwabo. Nibasubira iwabo baragarukana n'ubutaka bwabo. Abantu bajya batekereza wa mugani w'abantu umuntu akaragura ururimi karindwi mu kunambere yo kuvuga. Tugarutse ubu ngubu ngo ni ibikonoshwa koki vide. Nyamara nshobora kurondora tukabikorera ikiganiro isaha n'igice gashira aho bagiye baganira hose n'imyanzuro rimwe bafashe ntijye mu bikorwa. Baganiraga se n'ibikonoshwa. Uyu munsi nubwo bushake bwa politike bahoze bavuga umukuru w'igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afite izihe nyungu zituma adashaka gukemura kiriya kibazo? Ariko ikibazo cy'u Rwanda cyo ni icya FDLR. Icya FDLR muratekereza ko mu biganiro bya Rwanda mukurikije ingorane zagiye zibamo murabona ikibazo cya FDLR Rwanda ishobora kuzakibonera umuti? Kandi cyari cyarangiye. Muye yaragiye hari akabitubwira ati twebwe tugiye gutanga ingamba z'ukuntu tuzahagarika FDLR. None se izo ngamba yavuzivugaga atazizi ko zabayeho? Yazivugaga kubera ko yari yizeye abasirikare bakuru b'igihugu cye, abakozi bo mu butasi bakuru b'igihugu cye bahuye nabo mu Rwanda nabo muri Angola, bakora izo plan, bakora iyo gahunda, barayemeza, bayereka umukuru w'igihugu, bayiha minisitiri w'ububanyi n'amahanga bati manuka ujye kuganira n'abanyarwanda n'abanyangola. Plan irahari. Naho bwo se ninde waturutse Kantarange akavuga ati stop nimubihagarike? Ntabwo bahagaritse ibintu bitari bihari. Bivuze ngo rero iyo haba ubushake bwa politike, kuko ngewe nk'umuvugizi wa guverinoma uzi uko guverinoma yaba ari yacu n'izindi zikora, iyo byageze kuri uriya rwego biyobowe n'undi mukuru w'igihugu, nta wundi muntu ushobora guhagarika ikintu nk'icyo. Maitre Gasome, uratekereza ko habaye iki? Ku muvugizi wa guverinoma yari yabivuze ko ibyo ari byo byose icyabaye, uratekereza ko hagati ahangaha habaye iki? Icyabaye kutubwira uburyo bufatika no mu itangazamakuru guverinoma ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo bagenda bahindura disikuru, yego, bakagana ku mvugo zitanga icyizere. Icyabaye reka mbabwire yuko ari ukwisubira kw'amateka. Gute? Nkuko nari nabivuze, abayobozi b'inzego z'ubutasi ndetse n'impuguke za gisirikare zari zamaze kwemeza gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR n'uburyo bizakorwa. Impande zombi zabyumvikanyeho, kuko iyo zitabyumvikanaho ntabwo Rwanda ya kane yari kuba, kuko Rwanda ya kane yabaye kugira ngo bemeze ibyavuye mu nama y'abakuru b'ubutasi n'impuguke za gisirikare. Rero byari ku meza, icyari gisigaye kwari ukubyemeza cyangwa kutabyemeza. Nkuko umuvugizi wa leta wungirije bivuze, iyo byageze kuri urwo rwego ni umuntu umwe wenyine ushobora kubihagarika. Impamvu mvuze ngo amateka yarisubiye, ntabwo kurandura umutwe wa FDLR ari ubwa mbere bivuzwe. Mu mwaka wa 2013 mu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, icyemezo 2098, hemejwe ko hashyirwaho umutwe udasanzwe muri MONUSCO witwaga FIB, Force Intervention Brigade. Uwo mutwe wahawe inshingano zo kurwanya M23 na FDLR. Uwo mutwe ntabwo ari ibanga, abantu bari bawugize ni ibihugu uyu munsi nanone byadiployinze muri SADC mu burasirazuba bwa Kongo. Bakoze igice cya mbere cyanditse muri iriya resolution 2098, hanyuma
M23 imaze guhunga ivuye muri Kongo ubutumwa bahawe basa nkaho babwibagiwe cyangwa budahari. Nyamara iyo resolution iranditse n'uyu munsi uwababaza ngo impamvu mutayishyize mu bikorwa ntawaguha igisubizo. Ubu rero ejo bundi nabwo impuguke mu butasi no mu bikorwa no mu bumenyi bwa gisirikare zirahuye. Baravuze bati n'ubundi ikibazo dufite giteza umutekano muke muri aka karere ni umutwe wa FDLR. None nimureke dushyireho ingamba zo kurandura. Babyumvikanyeho bagaragaje ibikenewe birarangiye bose barangije batanga raporo kubabatumye. Bati noneho Rwanda ya kane nibe ibi bintu byemezwe turebe ko amahoro yagaruka. Hanyuma ku munota wa nyuma bati ibintu byose turabisheshe ntabwo tukibishaka, ibiganiro ntabwo bikomeza, amasezerano mwari mutegereje yuko ari businywe ntabwo bikunze, ariko kubera gukomeza guhatiriza no kwihambira no kwihangana k'umuhuza nibura bigeze saa 8 z'ijoro nk'uko Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga yabivuze, bemera gushyira umukono kuri minutes ntabwo ziba ziri binding, ariko nibura at least bigaragaza yuko habaye inama, hari ibyo abantu bavuze, hari ibyo bumvikanye, hari n'ibyo batumvikanye, hari n'impamvu inama itarangiye igeze ku cyo yari igamije kugeraho. Rero nge nibaza ko ni ibitekerezo byanjye bwite byumvikane neza. Ubushake bwo kurangiza ikibazo nta buhari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi, ku buryo mwigeze ubaza ikintu yenda navuga ko kitashubijwe, aho wavuze ngo hari umuntu wirukanwe ngo yagiye ngo kubonana na AFC ngo mu mishyikirano ngo mu Bugande. Ibyo ari byose twese turabizi ukuntu leta zikora. Kugira ngo uhaguruke uve mu biro byawe mu gihugu ujye hanze ugomba kuba ufite ubutumwa bw'akazi bukujyanye. Ntabwo nibaza yuko umuntu wahawe umwanya uriya Abeba yari afite ruriya n'urwego rukomeye rurutana za ministeri zimwe na zimwe ziriya twita regalien. Ntabwo umuntu nk'uwo rero ari umuntu ushobora kwiyohereza mu butumwa yihaye ubutumwa, noneho ubutumwa bukomeye bwo kujya kuganira n'abantu ashobora kugera ku masezerano yangaje igihugu. Ntabwo bishoboka. Ahubwo icyabaye nuko Tshisekedi kubera kwanga buriya Perezida Kagame yigeze kuvuga umunsi umwe, yavuze ngo Perezida Tshisekedi ngo ashoboye ibintu byose uretse kumenya ingaruka z'ibyo avuga aho zishobora kugera. Nukuvuga ngo bari bamwohereje ngo ajye kuvugana na bariya bantu, ariko bikorwe bwihishwaho kugira umuntu bimenye. Bimenyekanye bigiye hanze baramwihakana baramwirukana bati ntabwo ari twe twamutumye. Nka bya bindi mwabonye by'inama zose zagiye ziba, yaba ari i Nairobi yaba ari i Bujumbura, aho abakuru b'ibihugu na guverinoma basinyaga amasezerano, basinyaga itangazo n'ibiyikubiyemo, hanyuma bagera i Kinshasa bagasinya iryabo ritandukanye ryemejwe n'abakuru b'ibihugu. Ibyo rero ni ibintu tumaze kumenyera, ntabwo ari ibintu bishya, ariko byose bikaba resume mu kintu kimwe, ubushake bwo kurandura umutwe wa FDLR ntabwo buhari. Kandi uwo mutwe wa FDLR niwo nyirabayazana w'ibibazo bivuga ngo igihe cyose umutwe wa FDLR uzaba utari warandurwa muri aka karere, uyu mutekano muke n'izi ntambara zihoraho mu burasirazuba bwa Kongo icyo zizakora no gukomeza kwiyongera no guhindura isura no kongera umurego, ntabwo amahoro azigera agaruka. Turagana ku musozo w'ikiganiro, ariko twahoze twibaza ibiganiro byahuje Perezida Tshisekedi n'intumwa yihariye ya Perezida Lorenzo nk'umuhuza Ambassador Antonio Tete. Ngira ngo abantu baramubona ku mashusho ahangaha, yari amaze gutanga message ya Perezida Lorenzo, ariko icyo yavuze ukurikije iminsi mike y'ibiganiro iyi nama ya kane yari imaze, mu by'ukuri nubwo harimo diplomasi ariko nta kintu gisa nka frustration mwebwe mubonamo, avuga ati twakoze ibishoboka byose ku rwego rwacu ariko igihe kirageze ko ibintu bizamuka ku yindi ntera. Dr Sebastien, ntutekereza ko ahari ukurikije ibyo Ambassador Antonio Tete yavugiye Kinshasa bishoboka ko umuhuza atangiye nawe kurambirwa?
nibyo rwose kuko nubwo bwose abaturanyi burya barihanganirana, Angola ishobora kwihangana wenda kurenza ibindi bihugu by'ahandi nk'uko byari kubikora, ariko ibintu byose bigira iherezo. Iyo nta bushake buhari uba uri guta igihe, kuvuga ngo ugiye guhuza abantu uruhande rumwe rutabishaka ntacyo wageraho. Ariko kugeza ubu ngubu nubwo bwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihakana bikavuga kimwe ikavuga ikindi, ibyo yavuze ntibyemere, ariko nayo ntabwo iravuga yuko idashaka imishyikirano, ibatumiye ntivuga ngo ntijyayo. Ariko hari igihe kizagera buriya, kuko ibintu bigenda bigira isheri bigenda bigeraho, hari igihe bazavuga bati niba mwemeye ko inama iba, muremeza ko ibyo tuvuga mutaza ngo hari biba byumvikanye n'ubundi bagiye kugera kuri rwego, hari ababanje kuganira mbere. Niba rero bemeranyije ibintu batumira inama, ari uko nyine ibyo byagenze neza nk'uko bari babivuze. Ariko hari igihe nibwira ko kizagera bakavuga bati ibyo byemeranyijweho n'izo nzego ziri tekinike, niba mwumva ko tugomba gutumira inama, muraza mubyemere, ntimugaruke ngo mwongere mu bihindure, kuko bitabaye ibyo ngibyo ibintu byaza wenda na manda ya Perezida Tshisekedi yazarangira ibyo biganiro bikiriho. Ibyo rero ntacyo byaba bigezeho. Ubundi niyo logike y'uko ibintu byatangiye bihabwa n'igihe bizarangirira, wenda ntibiragira aho ngaho, ariko muhuza ibintu nibi birashobora kuvuga ati noneho ngewe byo guhuza mbivuyemo, cyangwa se akavuga ati noneho niba mushaka ko mbafasha gukemura iki kibazo, ibyo bemeranyijweho muraza mubisinyire kandi mubishyire mu bikorwa. Ubwo rero kurambirwa ko hari byatangiye kugaragara ko abantu barambi, kuko bihuza abantu badafite ubushake, uruhande rumwe rudafite ubushake ntacyo wageraho. Angola rero siyo yakwemera gukora akazi k'imfabusa. Maître Gasominari, dusoza, icyizere cyawe kirangana iki? Ese nawe urimo kubona umuhuza arambirwa? Ibyo bigaragarira buri muntu wese, ibyo bigaragarira buri muntu wese, haba mu butumwa batanga. Ngira ngo ejo bundi umuntu wese wakurikiye ambasaderi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola i Kinshasa ajyaniye ubutumwa Perezida Tshisekedi, buri muntu wese yabyumvisemo kurambirwa, kuko mu by'ukuri yasanze hari uruhande rusayita ibirenge. Kandi ubundi uko twari dusanzwe tubimenyereye muri diplomasi, iyo hari ubutumwa bugenewe abakuru b'ibihugu bwakagombye kuba bubiri, byari gutanga bumwe Kinshasa akaza agatanga ubundi Kigali. Ariko yagiye Kinshasa, ntabwo yaje Kigali. Bivuga ko mu by'ukuri yasanze Kigali atariyo ntandaro y'ikibazo, cyangwa se atariyo inaniza ibiganiro, kuko ngira ngo yatwemereye ko abakuru b'ibihugu byombi baravuganye, Perezida Kagame na Perezida Lorenzo. Ubwo i Kinshasa hajya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, hanyuma kuvugana kuri telefone. None se hari cyari kumubuza guhamagara Perezida Tshisekedi nawe bakavugana kuri telefone? Ariko yamwoherereje ubutumwa bwanditse, yohereza Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ndetse anamusaba yuko nagera i Kinshasa avugana n'abanyamakuru kugira ngo abasobanurire icyamuzanye. Muri diplomasi ni ikintu bifite icyo bivuze. Ni nka kuvuga ngo ibyo mwadusabye twe twarabikoze, ariko biragaragara yuko museta ibirenge, niba mudahinduye dushobora kudakomeza. Ntabwo berura, ariko mu by'ukuri kuba hari ikibazo. Ejo bundi muri iriya nama ya kane hagaragaye ko hari ikibazo, kandi ko ikibazo gituruka i Kinshasa kidaturuka ahandi. Dusoza, mwebwe nka guverinoma y'u Rwanda, abasesenguzi barabona umuhuza arimo kurambirwa, namwe niko mubibona? Muracyafitiye icyizere kingana iki ibiganiro bya Rwanda mu gukemura iki kibazo? Ntabwo umuhuza yarambirwa atararangiza ubutumwa bwe, ariko nta n'ikimubuza nk'uko abivuze kuza kubwira umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akamuzanira ubutumwa niba bwanditse cyangwa se mu magambo, akaza akabumuha. Nibyo nababwiraga nti iyo inama zirangiye zari zifite urwego ziri kuberaho, umukuru w'igihugu, umuhuza wo muri icyo gihugu watumiye n'iyo nama, ashobora kuyiziramo cyangwa agahabwa raporo. Iyo amaze guhabwa raporo, nawe arasesengura. Ashobora gusesengura guhera ku nama ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, b'abahanga bateranye, abasirikare n'abashinzwe iperereza, akagira imyanzuro akuramo,
yibwirira bagenzi be, akagira imyanzuro akuramo yibwirira bagenzi be. Arabivuze ati muri diplomasi igikorwa runaka gifite icyo cyerekana. Niba ahisemo kuvuga ati we minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambuka gatoya ugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'u Rwanda ndamuhamagara, bifite icyo bivuze. Agiye kumubwira nasesenguye narebye nkurikije uko byagenze dore uko ibintu bimeze. Ari naho ngaho bavuze bati ushobora kuvuga ati ariko ubutano noneho mushaka ko dukora inama niba ibintu biba byemejwe niba mubona bizahinduka mujye mutubwira mbere. Ariko ntabwo yavuga ati ntimuzagaruke turabihagaritse, kuko afite misiyo agomba kurangiza. Agomba kugaragaza ninde useta ibirenge ninde udaseta ibirenge, ni nacyo ashinzwe. Ese ko baseta ibirenge ndakora iki kugira ngo ejo ntibazabize ko hagombaga gukurikiraho inama y'abakuru b'ibihugu se niba iya kane y'aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bitaragiye? Ibyo tuzabimenya twaba twihuse uyu munsi, kuko bashobora kwisimbuka abakuru b'ibihugu bakaba bajya kwikemurira ikibazo cyabaye bitewe n'ubwo butumwa bahawe n'umuhuza, cyangwa se tukongera bakavuga bati nibonye banasubire mu batekinisi bakosora ibi bigaruke mu baminisitiri bizabone no kuza ku bakuru b'igihugu, kuko batatubwiye ibyo bavuganye. Ariko ntekereza ko ibi bitwereka yuko nubwo haba harimo ako kantu nk'uko abasesenguzi babivuze, ariko atariho bigana ko bigiye guhagarara, ahubwo ni ikigaragaza ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bizageraho bigire icyo bigeraho, abantu bakomeze bagira icyizere, bagira icyizere rwose. Ni naho ngaho kuri icyo cyizere duhaye tusoreje ikiganiro cyacu cya none. Inkuru mu makuru yindi naho utaha. Twatinze uyu munsi cyane ku biganiro bya Rwanda kuko byari bimaze kuba hafi inshuro ebyiri abantu batagaruka ku gifatika cyavuyemo, ariko noneho ibiheruka by'ubushize wabonaga ko byasize ikintu abantu bagomba kuganiraho bakamenya aho ibintu bigana cyangwa se n'aho bihagaze kugeza magingo aya. Munyemerere nshimira abatumirwa bacu badufashije kuganira kuri iyi ngingo. Bwana Alain Mukurarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwanyu. Mwakoze namwe. Nshimiye kandi Maître Gasominari Jean Baptiste, akaba ari umunyamategeko ukurikiranira hafi ibibera muri aka karere. Maître Gasominari, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Nshimiye kandi Dr Sebastien Gasana, nawe ukurikiranira hafi ibibera muri aka karere ndetse na politiki mpuzamahanga. Mwakoze Dr Sebastien namwe kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Nshimiye namwe mwese twari kumwe mu nkuru mu makuru. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje ahangaha. Nitwa Divin Uwayo. Mukomeze kugira ibihe byiza munogerwa n'izindi gahunda zose za Televiziyo Rwanda.